breaking news, amakuru agezweho tuyita ngo ni amakuru agezweho. Aka kanya tuvugana ingabo z'u Burundi FDNB ziri kwambuka imipaka ku bwinshi, umupaka ku bwinshi ni umupaka w'ahantu bita Kavimvira, twagiye tuvuga kenshi gashoboka rwose, aha ni mu bice bya Uvira. Izi ngabo zigomba kwerekeza ahantu bita Baraka, mu mujyi wa Baraka, zamara kwerekeza mu bice bya Baraka zikava zerekeza Minembwe, zamara kwerekeza Minembwe ubundi urugamba rugatangira sasa ibintu bigakomera. Narabibabwiye noneho ati nari nzi ko urugamba rurangiye ariko none ndabona ibintu byasubiwemo. Urugamba rutangiye bushyashya, ibintu byakomeye. Moses wari wambeshye video ndabona uyiteretsemo. Katubanze turebe no video noneho sasa bwo yari update nimbahaye. Katubanze kano ka video no tubanze turebe byako no muri screen haranangiye kugira ngo nirebe neza menye aho duhereye. Biramfasha reba n'uburyo utereka kuri screen harambaza nanjye nirebe ubundi tumenye aho duhereye neza nyirizina. Ariko mwumve ko abarundi basaze basizoye, ingabo ni nyinshi ariko barabica barabarangiza nkurikije uko mbibona. M23 yarakaye yabirindutse yafashe ingamba baba we sinzi ko biri bugende, ntabwo biri bubasiga amahoro, mbwira video ushyizemo neza kugira ngo tubijyane neza, kugira ngo hataza kugira ikincika. Hariya muri screen nyibone neza kugira ngo abanyarwanda abanyamahanga baduteze amatwi babibone ko turi maso, cyangwa se babone ko abantu bacanye ku maso ibintu ari fresh. Nicyo nkeneye kugira ngo tubijyanemo neza cyane 5 kuri 5. Nerekeraho rwose hano iwanjye ndabona ntarayibona, ubundi tubijyanemo neza cyane 5 kuri 5. Ndabona yagezemo video ngiye rwose ndi kwireba sasa. Aba kuri YouTube murayibona namwe ko ibintu byakomeye, kugira ngo tubijyanemo neza cyane. Nanjye reka mbigenze uko, nanjye reka mbigenze muri uburyo. C'est comme ils prennent ça comme des tatouages. Donc force spéciale, c'est comme ils prennent ça comme des tatouages. Donc ils vont faire le signe ici. Si il arrivait qu'ils puissent fuir, on doit les reconnaître à partir de ce signe. On attrape, on doit les brûler vifs. Donc c'est pour ça, vous voyez, ce signe. Il a cité leur chef. Il cite leur chef. Seigneur de guerre. Noël. L'autre s'appelle Gaïma. Voyez les êtres ici. Est-ce que lorsque si on dit que les FDLR ils sont, donc je ne peux pas comment est-ce que qualifier ces gens. Et lorsque un gouvernement comme le Tshisekedi vraiment supporte les FDLR et d'autres pays, regarde comment ils font les êtres ici. C'est tellement inhumain ça. Donc celui qui a remplacé Gaïda comme il dit, c'est Guillaume. Oui. Ranka yawe ni yihe? Ranka yawe ni yihe? Aba n'abarwanye ba FDLR, n'abarwanye ba FDLR, noneho M23 wacakiye ndetse na Wazalendo barabacakira, barababwira ngo mutubwire uko byari byifashe. Aha ni mu bice bya za Goma, aha ni muri zone ya Goma. Ahanga abarwanye ba FDLR ndetse na Wazalendo bari baje gusa munyanganyirijwe ryanye ntago rimeze neza ariko ndumva turimo kumvikana. Bari baje kuri buryo bakwigarurira ibice bya Zagoma ndetse kugira ngo rero buryo bapenetra cyangwa se bakwinjira. None ngo mu kwinjira baze nibamara gukora buryo babihuza baze mu Rwanda, bigire abakarani, bigire abantu ntazi, nibarangiza baje mu Rwanda baze guhubanganya umutekano. Ariko birangira ku mupaka wa Goma hariya rwose murahareba kuri petite barriere na grande barriere, birangira babacekiye.
bari bari mu kubereka abasirikare bagenzi babo ndetse n'abaturage muri rusange bavuga ati aba nabo twafashe, bari bashyizeho za tatuwaje ku maboko murimo kugenda muyibona, bababaza uko byifashe, ati weho witwa nde, ati nitwa Claude, ati witwa nde, nitwa runaka, byari bimeze biti. Bavuga byinshi cyane ariko mu by'ukuri babereka ko byose bishoboka, barabacakira. Cyari ikibazo gikomeye cyane ikibazo gikomeye cyane cyari ikibazo gikomeye cyane. Twihuse reba kabashyiraho n'indi video hariya tubijyanirane. Moses Sara kandi ka video kabonetse nako gatereka indi video nayo noneho tubigenderane. Mwabibonye hariya ni sasa ubwo twagiye. Murabona Colonel Nanga nawe yahageze nk'umuntu rwose ukomeye cyangwa se uvuga ari kumvikana. Colonel Nanga yahageze, nawe reka tuze twumve ibyo yavugaga hariya byari byifashe bite. Colonel Nanga n'abambari be mu by'ukuri byari byifashe bite, nawe reka tuze tumwumve mu muzindaro we rwose uhehemuye. Rugari unasinzia na hiyo tunampigia asante wa force de sécurité de défense yetu kuanzia na coordinateur militaire na chef d'état-major, tumpigie mikono. Ya pili ni kuambia vita imeisha. Sisi vita imeisha, sasa tuanze kazi ya maendeleo. Tunasema Kifransa development. Ndio munaona tulibambia gouverneur wenu alibambia atabachengea barabara. Si leo munaona kazi kisi naanza. Kazi hiyo haitaisha hapa, iendelee kutoka Goma kwenda mpaka Butembo, Beni na kupanda na pia kila mtu tufanye kazi ya development barabara. Yego ni Colonel Nanga no mugabo muramuzi ahagarariye AFC M23 ariko noneho AFC niryo ahagarariye cyane, ni no habwa amahirwe menshi cyane mu gihe ibibazo byari mu burasirazuba bwa Kongo byayemaze guterera. Colonel Nanga uyu nguyu rwose no mu coordinateur mu bya politike ahabwa amahirwe menshi cyane yo kuba yazayobora iki gice cyangwa se kuzayobora ahantu M23 yacakiye. Bivuze iki mu gahinda kenshi cyangwa se mu mubabaro mwinshi cyane n'agahinda, Colonel Nanga yari mu bice ahantu bita Irugari. Irugari ni muri territoire ya Rucuru, yaregeye gusura abaturage cyangwa se muri ya gahunda yabo yo gusura abaturage niho yarari agenda baganiriza ababwira ati mwebwe ni muhumura hano za Rucuru, urugamba twararurangije, urugamba twararusoje, nimushyire agatima imembero mwumve ko rwose ibintu ari amahoro, umutekano ari wose. Rero kwari kugira ngo mbabwire ko ibintu bimeze neza nta kibazo gihari. Tubungubu ikituraje inshinga no gukora ibikorwa remezo bigiye bitandukanye, turimo kububakira imihanda, turimo gukora buri kimwe cyose kugira ngo amahoro ahinde. Ibyo byose rero turimo kubikora kubw'inyungu z'abaturage, hata atazagira ngo turimo kubikora ku nyungu zacu, ahubwo turimo kubikora kubw'inyungu z'abaturage. Ni mutungane, ni mutuze. Kimwe nshaka kubabwira magingo yangaya, niba mubibona neza umujyi wa Goma ndetse n'ibindi bice M23 yafashe, kugira ngo mubyumve neza n'ibindi bice M23 yafashe uko byagenda kose, ibice yafashe uburyo umujyi usukuye. Reka wenda Moses reba iyo video none yabonetse,
uraza gusanga ari fotokopi neza ibikorwa byabo, uraza gusanga uburyo isuku yaho imeze, uraza gusanga uburyo bino bice byabo bimeze neza neza, ni fotokopi y'ibibera hano mu Rwanda. Murimo kureba iriya video hariya mu mujyi wa Goma, murebe ubusitani uko bumeze, murebe amajaride uburyo atoshye, murebe uburyo ibintu birimo kugenda neza neza neza, ni fotokopi hano mu Rwanda. Murimo kubibona ariko namwe murimo kugenda mubibona hariya, muraza gusanga ari fotokopi neza 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 no mu Rwanda. Nabo barashaka kutwigana, bakagira isuku isesuye, bakaza bari maso. Murimo kubibona, reba imikindo hariya, murebe uburyo ahantu hameze neza, reba uburyo amapave hariya ahagaze bwuma, muharebe namwe ni murebe uburyo abamotari bagenda bambaye amakaske, buri kimwe cyose Goma 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 ndetse n'indi mijyi za Bukavu n'ahandi hagiye hatandukanye, ni fotokopi na hano i Kigali ndetse no mu yindi mijyi yo mu Rwanda. Iki murimo kucyumva neza, ni fotokopi n'imijyi yo mu Rwanda. Cyakora nge nkunda umuntu wigira ku wundi. Iyo umuntu wigiye ku wundi hari ibyo amenya, ariko wihagazeho ngo ndigabo ukegaraho ngo ndashoboye, birangira bipfuye. Gushyira hamwe kwabo, guhuza buri kimwe cyose, ibyo ngibyo ubwabyo bikwereka ko rwose hari abagabo ba Colonel Nanga, ba Sultani Makenga n'abandi bagiye batandukanye bayoboye M23 cyangwa se M23, uhita ubibona neza ko gahunda yabo ari nko mu Rwanda. Yego murimo kubibona. Noneho Moses inshyira kano ka video niba wakabonye akangaka kugira ngo tubigenerane neza cyane. Aha ni nko kuvuga ngo niki, ngo ni Goma Verte, ngo bahita Goma Verte. Goma Verte bivuze ngo ni nka kwa kundi twagiraga project twaga Green Gicumbi, ugasanga iyo Green Gicumbi irimo gusukura buri kimwe cyose. Reka tubanze twumve afande Mavugo nawe ibyo yatangazaga, tuze mu kanya. Mimi mwenyewe kwanza niko Mfulero. Mbona niko Mtwigwa nene? Kauli Mfulero. Ni mtu kwa kila kabila kusema ni jeshi la Mnyamurenge, Mfulero. Mimi mwenyewe kwanza niko Mfulero. Mbona niko Mtwigwa nene? Kauli Mfulero. Ni mtu kwa nene. Si mimi niko Mtwigwa nene. Siko naona kama ni jeshi ya kabila. Fasi yote tuko tunaenda na wazo na ulisikia kisi niko naambia basultani kwa kupatia morali. Ya fasi yote mnaenda, raia wote mtakutana pale, ndio wale ambao mko mnapigania. Msifikiri kama vita mko mnafanya ni vita ya Wanyamurenge, mko mnapigania Wanyamurenge, mnapacha tusove Wanyamurenge hapana. Kule kwa mnaenda, kabila yote mtakutana kule, wako wa Fulero, wako wa Mushi, wako wa Kasai, ndio watu wa kwanza mtaanza kuprotesha. Ile raia, yani maana vita tuko tunapigana ni vita ya ukombozi wa raia, kuwatosha ndani ya uongozi mbaya. Ndio maana jeshi letu sio jeshi la kabila, ni jeshi la Wakongomani wote, ndio inaitwa FRP, Force Républicaine Populaire. Ndio jeshi letu bari tuirwaneo yenye naongozwa na chef d'état major Charles Sematama. Hao waraia wamekimbia huko Kipupu Mibunda wanaweza tunawaambia warudie usalama huko, na tunahakikisha kuwalindia usalama. Jeshi letu sio la kabila, ni jeshi la ukombozi, ni jeshi la Wakongomani wote. Na Mtwigwa neo tayari washaanza masura zingine, na wataona ndani na Wakasai, wataona ndani na sijuka Waluba, Warega, kila watu wote wako mle Mtwigwa neo. Warudie, sio jeshi ya kusema semeo tulikamata Kipupu Wanyamurenge bayija twehe tutibiti mumtibitira hai mugai kati hai, unakimbia Kipupu unashuka suyu watu kule, unashuka nako tunakukuta iko kesho, unakimbilia Baraka kesho tunafika Baraka, unakimbilia Kalemi kesho yake tunafika Kalemi. Sasa mwisho wako ni wapi? Huko Mkongomani hautaenda fasi. Hii ni nchi yako. Sisi hatukuja kufukuza mtu, lakini tulikuja tuishi sisi wote pamoja. Hatukuja kufukuza mtu mwa Kongo, hatukuja kufukuza na FARDC na Maimai. Ule FARDC mwenye anakubali anasema kama sisi tunaona kweli uongozi ni mbaya, twende kwenyewe wanatafuta uongozi mzuri, akwe tunampokea. Ule Maimai mwatakubali kama na sisi hivi tuko ndani ni vitu vya mbaya, twende tuungane na wenzetu kwa sababu tukomboe hichi, karibu tutakupokea. Kama namba yangu nitakupatia Major PC Mavugo, nitakupatia namba yangu, utaniita nitakuunganisha na wakubwa, mkuu desa, mkuu sa Twigwa nao tawapokea, FRP tawapokea sawa bila shida yoyote ile, na mtajiunga na mtakuwa wajeshi. Yule ambaye atapenda maisha ya kiraia tutamuonesha namna gani ya kuishi maisha ya kiraia, anaende ishi na raia, mimi asiende ishi na buizi juu tunaanza mwele buizi yao na mabunduki ya kimai hapana. Ndio maana tutamchukua kwanza, tunamsukula servo, tunamuonesha gisi mtu anakuwa anaishi na raia, gisi ya kunani, na ndio tunamuingiza mraia.
mwamwumvishe afande uyu ni umwafande ukomeye cyane rwose, afande Mavugo. Hari amagambo agendaga asa n'atangaza ati ni ibiki yagarukagaho, wenda reka nze mbanyuremo muri make cyane bimwe mu byatangazaga cyangwa se amwe mu magambo yavugaga. Afande Mavugo uyu numwe mu bafande bakomeye cyane batangaza amakuru agiye atandukanye ndetse banakunda kuvuga rwose urugamba rugeze byinshi cyane. Yavugaga ibintu bikomeye cyane, numwe mu avuga agaruka kuri twirwaneho uburyo barimo gukora ibintu byabo, avuga uburyo ingabo za twirwano cyangwa se abasirikare ba twirwano uburyo bakontorora, nta bindi bidasanzwe yagarukagaho. Yavugaga ati rwose kugira ngo mubyumve neza cyane, ati ingabo za twirwanaho ni ingabo z'abaturage rwose b'amoko yose atandukanye, ntabwo ingabo zacu ari ingabo zindi zaturutse ahandi, ni ingabo zivanze. Aranje avuga ati ngewe ubwanjye kugira ngo mubyumve neza ndi umufurero, ariko ndi umusirikare mu ngabo za FRP na twirwaneho. Ngewe barabizi neza rwose, hato batazagira ngo ngewe ngo ndi umunyamurenge, ntabwo ndi umunyamurenge, ngewe ndi umufurero, ariko ndi umusirikare mu ngabo za twirwaneho. Turasaba amoko yose kudakomeza guhunga ingabo zacu, kuko nta muturage zisanzwe zizagira nabi rwose. Abaturage namwe murabizi, ni muhumure ni mube hafi rwose, nawe numwe tuzagirira nabi, ni muze dufatanye twubaka igihugu cyacu. Ati ngiye impamvu, ati niba ndi umufurero, ati naje gusanga M23 ifite igitekerezo cyiza, igitekerezo cyo uburyo nagishyigikiye cyangwa se nagikunze, naje gusanga barimo kuburanira abaturage cyangwa se barimo guharanira inyungu z'umuturage. Ati muri iyi si iyo ntihazagire ukubeshya, buri wese yaburanira inyungu z'umuturage aba ari ibintu byiza cyane. Rero mutuze, abantu bumve ko ibintu ari sawa cyane, bumve ko nta gikuba cyacitse. Burya iyo umuntu aburanira umuturage ntekereza ko ntawamuhohotera. Nge naje kumva ibitekerezo bya M23, numva nanjye nabishyigikira, numva mbona twirwana uburyo irimo kurwana, mbona nirimo guharanira inyungu z'umuturage n'abarimo guhemukira. Ati kuki se abantu nk'abo ngabo utabashyigikira? Kuki abantu nk'abo ngabo twabahohote cyangwa se tutababa hafi tukasenyera umugozi umwe tukubaka ikintu kimwe? Rero ni muze dufatanye twese twubaka igihugu cyacu. Ibyo kuvuga ngo turaba naba turi biki n'ibi, ibyo rwose abantu babyibagirwe, bumve ko twese turimo gusenyera umugozi umwe, bumve ko turimo gusenyera umugozi umwe rwose, bumve ko nta kibazo gihari kidasanzwe, bumve ko rwose ibintu ari sawa cyane, ibintu ari fresh. Rero unafande Semavugo nuko byifashe. Ubwo rero reka ino ngingo duse n'abayivaho tujye ku yindi. Moses Nsikiro